barahari bo mu rugo n'abahari none ko nashakaga kubabarira mu bijyanye n'iki njyewe ndi umujyanama w'ubuzima agira ngo mabare mu bintu bigendanye n'isuku n'inzitiramibu n'umubare w'abantu baba muri uru rugo mbere na mbere muri uru rugo mubamo umuryango w'abantu bangana turi abantu batanu murara mu nzitiramibu yego mufite uburiri bungahe mufite uburiri bune supaneti mufite n'izingahe turazifite ariko turacyabura n'izindi azingahe tubonye ibintu nta kibazo ubwo ni ukuvuga ngo zose mbese zirashaje yego noneho hari igihe kijya kigera bakazitanga ku kigo nderabuzima ayo makuru mujya muyamenya cyangwa ntabwo muyamenya byashoboka njye ntabwo nabimenya ababyeyi naza kubibabwira baba babizi nta kibazo nanjye kuko ariko kazi nshinzwe nzabikurikiranya ko nzajya menya amakuru nzagenda mbamenyeshe sisteri noneho ibihuru bikikije urugo muba mwakoze isuku neza hasukuye cyangwa birahari bireka imibu urabizi ko umubu uterwa n'umwanda ukikije urugo kwa kundi mugenda mumena amazi mwogesheje ibyombo akagenda akareka munsi y'urugo cyangwa ibintu bw'imvura yaguye hakareka amazi urabizi ko aribyo bikurura umubu utera malariya ubwo rero mu rwego rwo kugira ngo twirinde malariya mugomba kurwanya umwanda ukikije urugo mugakuraho bya bihuru birekamo amazi mukirinda kumena amazi mwogesheje ibyombo aho mubonye kandi mukita ku isuku kuko isuku niyo soko y'ubuzima sisteri ariko se mana yanjye uyu noneho kandi wateye aturukanye sisteri kutambwira none se akarima k'igikoni muragafite gahinzeho imboga sisteri mujye mundebera nk'ubu ngubu mu rugo baba bakubuze ahantu hose twagushakishije na n'ubu kureka ibiyobyabwenge byaranze papa yose arahari ariko yagushatse yakubuze ngaho ndebera nk'ukuntu bumeze ubu koko kugenda ukicara mu rugo ukumva ibyo ababyeyi baba batubwira kuko ubu byarakunaniye burundu oya pe bro nawe uri kunsebya pe ibintu ntabwo ari byo ntabwo bigukwiye nka musaza wanjye reba ukuntu mba nazengurutse mu ngo zose ndi kugenda ngira abantu inama nawe ukaba uri kunsebya sisteri oya se ureka nkubwire ntukagende uteza akavuyo mu rugo rw'abandi uyu nguyu namusanze ahangaha ntabwo umuzi ibyo bintu ntukabikore oya pe oya bro oya ntabwo ari byo pe ntabwo ari byo gerageza ugabanye ibiyobyabwenge sibyo umva mwakoze kunyakira ubwo ngubwo buzirikane ababyeyi bawe nibataha uvumikire kandi murakoze bro mwereka gukira umujyane mu rugo ntabwo ducari yose oya turanyura hano n'inzira ibaniwe yawe iri hano iyo waba we uriya nta mujyanama w'ubuzima aza kutubwiriza afite umusaza w'umusinzi kuri iyi akazi kari kagoye cyane akazi kari kagoye kujya ugasubiraho mu kanya uburyo ubwo ari bwo bwose ko ngomba kugakora mute
Mutesi. Mutesi. Kanya dadi. Koga wanjye noneho. Makuru ya. Neza. Vese noneho. Nandi gakoni. Isi saa. Karone ibyo ndabizi ko ukunda kugira umuco cyane. Uri kunegura ibyo kurya se? Yego. Vuye mu kazi ariko ndananiwe cyane kandi ngomba guhita ngasubiramo mu kanya gato kuko siza akazi karimbanyije. Wumve ko naricitse kugira ngo nze hanyuma n'cyanyuma mite. Subira ahubwo si ibiryo byabonetse. Bigiye kuboneka. Aho janfa ariko nawe ibiryo bigiye kuboneka urumva ni iminota 15 bampaye. None ngahibaza bigiye kuboneka kandi nshaka kugira ngo ngeyo. Ubwo se mfata iminota yo kurya, ufata iminota yo gusubirayo. Ahubwo dadi. Karame umukobwa wanjye. Babajyanama baje kutubaza ibintu bijyanye n'inzitiramubu, batubaza no kuturima tw'igikoni. Ibyo byari bibazanye. Ariko bariya nabo kabajyana b'ubuzima gaho ubuyobozi bwa leta. Ese baraza kubigisha iby'inzitiramibu no kuza kutubwira ibyo turima tw'igikoni n'ibiki ubwo hari n'ibindi byinshi bagiye bababwira. Abana barimo bararwaragurika. Ejo bundi narwajeje umwana badahari. N'ubutekinisiye bwanjye barimo bavugaho ibikoresho byanjye mfite hano. Niriwa niterera amarangi. Ibi ngibi nibyo bitugaburira ku manywa na nijoro. Ni etaje bari kumbwira ngo njye kubaka. Ni inzu bari kumbwira ngo njye kubaka cyangwa gutera amarangi. Nzi ko mfite ibindi bintu byinshi. Kuki batigeze bazagaruka si byo kugaruka bagaruka batagaruka bibwira yuko icyo bakora ni ikihe. Nta nshuro batabyigisha, nshuro batabivuga ariko turarwaza. Kandi ntabyo bitaho. Izo nzitiramibu ntazo batanga. Buri gihe muranzisaba ko tugiye mu nama turazisaba ariko ntazo tubona. Byo kuza kukwigisha no kudutera igihe gusa no kuza gutwara umwanya wacu. Ibyo ntabwo jya nabyumva ahubwo reka nkubwire. Niba garuka uzajye babwira bazajye bazanye izo supaneti. Bazajye baza bazifite. Ibyo bavuze bajye nabanza babishyire mu bikorwa hanyuma natwe tubonereho. Yego. Yego. Noneho rero kundebera aho bigeze. Bareba ibiryo bigeze ndiko rasura mu kazi k'abandi. Yego dadi. Ibiryo noneho ndabirya. N'akazi k'abandi mfite. Birakaze. Hase n'umumagaye noneho. Mvuga mu n'amagaye. Wowe ni boss umumagaye. Ndabigera. Yego Karame boss, Karame. Ako bino bicimoze ku byo cyisiga shanti ndetse gutya amarangi y'umwe wabanda amarangi wangirije. Boss mbabarira rwose pe mbabarira nagize birantega rwose. Washyize amarangi ahangaha y'umagaye bimeze. Urabizi ndaje urakoze cyane boss urakoze rwose cyane. Reka mitenza ahubwo urakoze. Umva mute? Yewe birekera aho ndigenda yuko naho mukanya. Boss arahamagaye ngiye mu kazi k'abandi. Reka ndakubagiye. Sita wangera. Muterura gahura ku ngoma. Yewe wa musore. Tubya. Yewe. Udusebose. Ako se wowe. Byuka tuvugane. Byuka tuvugane. Reba tuvugane. Reba wa musore. Reba. Uragahora ku ngoma. Icupa ryawe. Reba hano. Reba tuvugane.
reba hano nyabuka Wazigatekire ni. oya uretse kunywa rutereke hanyuma tuvugane nyabuka hano ndebe mu maso urabona ibikoresho ufite ibi ni ibitera irangi nta kuntu wakura amaboko mu mufuka wowe nk'umusore nkawe ukaza akakwigisha imirimo kuri muri aya macupa uri musinda ugwa ku mihanda nawe ungana gutya igihugu kibigisha gukora wivana amaboko mu mufuka uze tujye gukora ibi nta gaciro bifite cyane cyo gishaka kugisha no gukora Ntabwo se. iki Sister wa Mungu ni. nangobonye ngwino uze tujye gukora umva se reba hano ndashaka ko tujya gukora ngomba kujya gukora umva musore ibikoresho wabibonye ariko utarimo nkebuka ngo ndeba mu maso ibikoresho wabibonye ibi ngibi ni ibitera amarangi wabyanga wabyemera uraza kubireba ni ibitera amarangi vana amaboko mu mifuka uze tujye gukora mugisha uko batera amarangi n'indi mirimo myinshi irahari muri iki gihugu wakora kandi bikagenda neza urabyumva reba hano Mwiriwe. umukozi w'Imana Muraho pastor. Yego. Bise abaye kino. so ureba se urubyiruko rw'u Rwanda dore ngurwo dufite dore icupa ngiri ngombe Ubwo kurambura ndabyumvishije. urabona yasinze yibereye ku muhanda Ubu ni gutya ariko ubusinzi. ndimo ndamwigisha Mugabo, haguruka tuvugane. Haguruka. Icara neza we. Amakuru yawe. Witwa nde? Nyine inzoga yawe ngiyi nta kibazo. Witwa nde? Nitwa Kerema. Mu rugo ni hehe? Ubwo kwa gitifara Sanze uri kumugira inama. Abantu nk'aba ngaba bakundi cyane. ese ugira ngo ariko ntagize Aka niko kazi twirirwamo. Nuko abantu nk'aba ngaba Musteri amafaranga kubigisha tukabakura mu byaha. Ubu ngubu abantu mena ntibakitabira kuza mu nsengero. Ubu dusigaye dukora akazi ko kubashaka tukajya mu ngo tukababona tukabigisha ubundi tukabajyana gusenga. Aba rero ubu nguyu namubonye ubu ndamujyana. umva pastor ndagushimiye nawe wenda ko ugeze aha ngaha byiza ndimo ndi kuva mu kazi ndimo gasoza ndimo ntaha nanjye numva nta musiga ku muhanda ubona umuntu ahuye gutya aha ngaha mu kiraro gutya ntabwo wabura kumwigisha ariko kuva ngize amahirwe ukaba uje umukozi w'Imana uraza kumwigisha uburyo bwose oya nta kibazo rwose kagiye nkomeze rero nigire mu rugo yumva ngiye uruhare rwanjye ndushoje akantu sakawe se ukoresha nakanje Sam urakoze ka tugende rero yego umva mugabo umva mubwire yewe icara neza umwandi pastor ntabwo mugira nabi ngiye kukujyana ahantu gusenga sibyo umva mubwire Yesu yaje gushaka abantu nkamwe sibyo ijambo ry'Imana muri Bibiliya riratubwira ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka haleluya nagusengera ibingibi ukabivamo niwo murimo twebwe twahamagariwe hoya inzoga vino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha ushwa nazo ntamenye ubwenge niyo mpamvu ubu ngubu zagushutse wabuze ubwenge niyo mpamvu wicaye ahangaha sibyo Amusteri we. umva nkubwire reka ngusengere ubundi tujye ku rusengero sibyo Ariyo musteri. mwami mu bubasha waduhaye mu mwuka wera wawe wadusigiye waratubwiye ngo tuzavura abantu mu izina rya Yesu bazakira uyu nawe ndamusengeye mwami muba wameneye amaraso nawe arimo ndagusengeye kugira ngo abohoke imbaraga zimufashe mu izina rya Yesu imbaraga zamufashe iz'ubusinzi mu izina rya Yesu haleluya amen haguruka tugende mugeze ku rusengero oya icupa akusa ubundi ibingibi oya ntago iby'inzoga ubu ngubu wabatuwe mu izina rya Yesu ndakujyana ku rusengero turagusengera humura